abazarendo utugara muri he allo ndacari kuri Tanganyika ngeze ndagenda nukuri kuva mu gitondo niriwe hano ndahari nahinduye ariko nako nkiri handi narindi nagiye ahandi si ngombwa ngo mbabwira aho mperere ariko ndahari ngo mufite gahunda ariko kutwica kutumara oya ntibizakunda pe ubu nice kuri Tanganyika amaguru nayarambuye mu mazi bazayimbo bazi ko ngo twasubiyeyo nzahagarara n'abagore bacu b'abakongomani pakisirangiye nubwo bari kwamagana abatabazi ngo basubire inyuma basi baduhereze Trump ari buza kutuyobora kuko icyo tudakeneye ntidukeneye. Mwaramutse abari mwiriwe bitewe naho muherereye hatandukanye. Turabasuje mwese mugira ibihe byiza, umwami Yesu akomeza abane namwe mwese. Reka dushimire abakoze subscribe kuri Kangana TV yawe, mwageze neza cyane, muri abantu bagaciro badasanzwe tudahwema kubibwira amakuru kuyandi. Hanyuma reka dusabe n'abandi gukora subscribe na like na share ndetse na comment irimo ibitekerezo cyangwa se irimo ibyiyumviro mutubwira muhaye mwiyumvira umunsi ku wundi. Hanyuma reka tubagezeho inkuru y'iki gitondo cyangwa se y'igicamunsi cya none n'amakuru y'intwarikazi bita Fanny, umukobwa waranzwe cyangwa se umama waranzwe n'ibyishimo nyuma yaho ingabo za AFC zafashe Bukavu. Ni umama wagiye yakira ingabo hariya ku mupaka w'u Rwanda na Bukavu mu byishimo bidasanzwe ndetse birimo n'agahinda kuko bari bageze igihe batotezwa birebire cyane. Rero amakuru niyo tugiye kubagezaho yiwe ni nyuma yaho yagiye ararenga ruguru mu misozi miremire. Abantu benshi barabishima ndetse biranashimishije kuko yabigambiriye ko ntihaboneka amayira yo kugera iwabo cyangwa se iwacu, azagenda agere yasura ababyeyi arabe ko n'igihugu cifashe kimeze uko kizaba uko se kuri ubu kimeze aho ngaho hagati aho. Yes, tera gatebwe tugeze amakuru ya Fanny. Amakuru yavuzwe mbere tugarusinywa oke nuko yavuzwe ko yari yavuye yafashwe ajanwa mu rubarati yari yafashwe ajanwa mu Mikenge aho afande afande Mitabu aje kumufunga. Ayo niyo makuru ariko avugwa n'abanyamakuru bari mu Rwanda. Abo n'abantu batwika bashaka views side yabo, ariko abanyamakuru tuba tubikesha cyane ntayo bigeze batanga kuko ntabwo byari ukuri kuzuye. Hanyuma amakuru twabashije kumenya neza nuko Fanny yamaze gutanga ari amaudio avuga ngo yabaye akagara ngo bitewe na musaza we watabaye. Izo nkora zivuga mwarazumvise. Fanny barabivuga avuga ko baya akagara official ndetse hagara karasara karishima karirengeza kuko iboga ntibazabemera yoga bazabakunda ngo nkabakundiga iyo satani gibonye umuntu uguye izayishima nawe ntibakundi bimeze. Ariko nubundi Imana izegera bagakiza ibigihari satani gusa nuko atazamenya ko Imana ishobora byose. Yes, amakuru twabashije kumenya nuko Fanny yavuye hariya ubu yagiye mu Minembwe niho yashitse. Amakuru aravuga ko yagiye mu Minembwe kuja guturana n'abandi, nihamara kuboneka inzira Fanny azamanuka yike mu bana bicangwe se asubira aho yaratuye. Ariko ni mu gihe yakoze ziyara ihagije mu byukuri kandi ishimishije. Amakuru twamenye meza nuko ubu nyine muri Minembwe ariho abyagiye. Uwo ni Fanny, umukobwa w'ishaka udasanzwe witanza akavuga ndetse akanaho agakora. Mu byukuri ni benshi muri kino gihe badahuye nawe, ariko bo tubonye nk'abangahe biraruta. Ubu ari mu Minembwe niho ari mu minsi iri imbere yavuga cyane muzamubona ari kuri social media uko nafite channel yiwe ya Fanny official. Mwenda muzamubona bivugaho cyangwa mubone wenda yageze hariya muri za plane
dera Ruzizi cyangwa se hariya iri mu rugo iwiwe. Nguko uko byifashe amakuru ya Fani niko ameze, ariko kandi ni nyuma yaho hariya Minembwe naho mu nkengero za Pwezero habyuka imigwano, ariko Madu yabashije gukuraho ubucafu arasafisha bitangaje bihebuje. Amadu courage cyane, Imana ikomeze ibaje imbere muri gahunda murimo. Nguko amakuru ya Fani uko yifashe kuri ano masaha, murakoze.